nawe nk'umuntu uzi ubwenge reka da tukiraho urakoze cyane Yego. bariya ni amasezerano bafite n'abana bifitiye impano bashyizwe hamwe n'umuntu Cyane. bitandukanye na Sherisi rivu bamenyera akantu ku kandi Yego. mwariye Yego. mwivuje Yego. mwize Yego. ese nimba nanagukeneye reka ngushakire profeseri mu masomo Yego. akwigishe ku ruhande ariko nkubone tumanukane rwose Yego. We- Shema hari urwego atabagezaho Sherisi Riva agezaho abana challenge narababwiye ngo banga after banga uyu munsi Ngiruti hagiye kugurumina no kuvuga ngo uyu mukobwa muri kubona muramuzi mwese Shirivu afite itsinda yise Silver Foundation uyu mukobwa mu minsi mikeya nta n'ukwezi kurarangira muri timu ye ameze gusinyisha abana 5 indi kontara. Wakwibaza ngo abo bana 5 ni abahe? Hari abana bameze iminsi basohoye indirimbo hari mu ntsinda rye, abo nibo bana yagize gute yasinyishije indi kontara. Ariko inkuru nshyashya nonaha mbazaniye ngira ngo hano kuri kamera hari abana muri kubona hano kuri no video. Aba bana muri kubona abangaba babiri bo muri Moriox Kids. Tutarajya kure ndabibutsa ko izi timu hano mu Rwanda kuri TikTok ndetse no kuri YouTube izi timu ebyiri nizo ziyoboye. Ntiwavuga ngo iya mbere ni iyi ngiyi cyangwa se iya mbere ni iyi ngiyi, ariko ndaje mbereke itandukaniro cyangwa se mbasobanurire itandukaniro z'aya matimu ko ari abiri. Ni ukuvuga ngo timu imwe iyobora umuhungu ariyo Moriox Kids, umujyama bita Shema, n'umujyama ukiri ingarago niwe manager cyangwa se n'umanaginga bano bana ba Moriox Kids. Noneho itsinda rya Silver Foundation ni uyu mukobwa n'ubundi witwa Silver urihagarariye, ariko wakwibaza ngo itandukaniro ryabo riri he hagati ahangaha. Itandukaniro rya Silver Foundation team na Moriox Kids ndabanza batandukanyirize ahantu aya matimu atandukaniye. Ni ukuvuga ngo Silver afite amafaranga yo kumenyera buri mwana afite mu biganza bye, yize yariye ameze ute, mbese buri kimwe cyose. Nzi niba uri kumva icyo kintu. Silver mvuga ngo wageze kuri rwa rwego kuvuga ngo umwana niba yiga afite umudokitera cyangwa se umumaster umwitaho ku giti cye, ariko n'izindi activity zigakogwa zijyanye n'impano, kamumenyera akavuga uti umwana akeneye kwiga ibi ngibi, ariko akabyiga akabigeraho. Ariko Shema ahantu hatandukaniye n'uyu nguyu Silver, Shema we ntago amafaranga aragwira, ariko nawe afite ubwenge budasanzwe. Ni ukuvuga ngo muri no minsi ngira ngo mwabonye ko yari yabatwaye hanze bose as team. Ni ukuvuga ngo nubwo nta mafaranga arabona ahagije, ariko agerageza ibishoboka byose akabashakira icyo bita promotion, abaterankunga bagiye batandukanye, haba mu bikorwa byabo bya buri munsi, haba kwiga, haba nko kujya hanze kuriya mwabonye bari hanze, haba ubuzima bwabo bwa buri munsi, akabahigira abaterankunga. None wakwibaza ngo aba bana babiri abangaba muri kureba hano kuri kamera, bo ubwabo baremera kujya muri Silver Foundation muri timu yabo? Ese ukibaza ngo Shema naramuka atanze aba bana ngira ngo murabizi ko bafite impano idasanzwe, haba mu miririmbire, haba mu kwakitinga, haba mu kubyina. Aba bana ngira ngo no video nyinshi cyane mubona ni abana baba bazikoze. Aba bana
bafite impano idasanzwe. Wakwibaza ngo baremera kujya muri Silver Foundation ko uyu mukobwa yandikiye Shema, ndetse bikaba biri no ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose ko aba bana Silver abashaka muri timu ye, amafaranga yose ngo bazamuca azemera kuyatanga kandi akabishingira. Noneho tutarajya kure, ndagira ngo ubanze utekerezeho kino kintu ngiye kukubwira. Ese bano bana nibaramuka bemeye kugenda, timu ya Moriox Kids ndetse n'iya Silver, urabona ko ari timu ebyiri zimeze nkaho ziri ku rwego rumwe. Ese aba nibamera kujya muri Silver Foundation, urumva bizaba bimeze bite? Silver Foundation izaba ari timu iyoboye igihugu ndetse na hano muri Afurika hose. Aba bana nibamera kugeramo, ngibaza aba bana nibamera kwihuza na bariya ba Silver afite. Ese wakwibaza ngo Moriox Kids ko aba bana aribo bameze nkaho bayihedinze, ngira ngo igihe cyose kuri kamera cyangwa se mu zindi video ubona ko aba bana aribo bari hehe, bari imbere kuri kamera. Wakwibaza ngo bizaba bimeze bite muri Moriox Kids? Izasigara ihagaze he? Ikindi kintu ushobora kwibaza ahangaha, ese Shema we aremera gutanga aba bana? Aremera kubarekura abahereze Silver? Aremera kubarekura? Iki kintu nacyo ushobora kukibazaho. Tutarajya kure, ndagira ngo nkwibutse ko iyi ari MJ Line Challenge. Ngira ngo episode ya mbere yasohotse, iyi ngiyi ni episode ya kabiri, impano iwacu. Ngira ngo niba ibiganiro byanjye muri no minsi ndi gukora, kamboneho n'akanya ko kubashimira abantu mukomeje gukora subscribe. Ngira ngo inkunga mba mbasaba nta yindi ni subscribe. Ndabashimira cyane. Reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo uyu Silver yandikiye manager wa Moriox Kids amusaba aba bana babiri ko baza mu timu ye, ndetse urumva n'ababyeyi babo yameze kubasaba, ariko ntabwo birajya muri negotiation neza. Ariko Silver arimo arasaba aba bana ko baza mu timu ye, akishyura amafaranga yose bamuciye, kuko uyu mukobwa ngira ngo mu ba manager cyangwa se mu bantu bafite timu hano mu Rwanda, uyu mukobwa niwe uri ku mwanya wa mbere ufite amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa mutanye babwira uti iyo afite umuntu cyangwa se iyo afite bari abana kuri niwe ubu bamenyera buri kimwe cyose, buri kitu cyose. Umubyeyi aba agiye ku ruhande avuga uti kimwe cyose uzakimbaza. Aba bana vuba bidatinze mushobora kubabona muri Silver Foundation team. Uribaza ngo iyi team izaba imeze bite niba Silver ubwe afite iriya team yonyine ikaba iri gutigisa isi? Uribaza ngo iriya team yo izaba imeze gute? Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngira ngo ibi bintu ubitekerezeho, uduhe n'igitekerezo. Ese uramutse uri Shema warekura aba bana? Ese uramutse uri Shema waratoje aba bana kuva mu bwana bwabo bakaba bageze ahangaha batigisa isi yose, wabatanga ukayabo k'amafaranga angahe? Ndagira ngo muze kuduha ibitekerezo byanyu hano kuri MJ Line Challenge. Gusa waba uri umuhanzi cyangwa se ufite impano ukaba wumva waza tugafatanya, cyangwa se uri umuhanzi ukaba wazana ibihangano byawe tugakora ikiganiro nkaba nagishyira hano kuri MJ Line Challenge, nawe ni inkunga ikomeye, ni ukumfasha nawe wifasha. Ngira ngo abantu badukurikirana kuri MJ Line Challenge, ndagira ngo muze kwibuka mukane subscribe. Ndabakunda. Ciao.